Haleluya, haleluya. Ni mwene so Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel ugarutse kugira ngo turebe ibindi bisabwa iyo dusenga twizeye. Kwizera nicyo twabonye cya mbere. Tugiye kureba rero ibindi biri muri kiriya gika aho Yesu avuga ibyo gusenga muri Mariko igice cya 11 murongo wa 22 kugeza ku wa 26, wa 24 ariwo twigaga wavugaga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Aha rero twabonye ko harimo kwizera kandi n'umurongo wa 22 utangira uvuga ngo mwizere Imana. Tugiye kureba rero ikindi gikurikiraho kivuga ngo mu 25 ngo kandi ni ukuvuga ngo ni ikiyongeraho, kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ibi rero birigiye biri henshi mu butumwa bwiza, mu butumwa bwa Yesu, kuko muzi neza yuko n'igihe yari ku musaraba niryo jambo rya mbere yavuze, asaba Imana ngo ibababarire kuko batazi icyo bakora. Kubabarira rero nicyo kintu gikomerera abantu, ariko kandi niba ushaka gusenga kugira ngo isengesho ryawe Imana iryumve, birashaka ko usengana kwizera kandi ukajya gusenga wababariye. Kubera iki? Umurongo wa 26 niwo ubivuga ngo ariko ubwo bigiye kuvuga kuri biriya biri hejuru byo kwizera no kubabarira, ngo ariko nimutababarira abandi so mu ijuru nawe azababarira ibyaha byanyu. Kuvuga ngo niba tutababariwe ibyaha tukaguma kubibarwaho, ni ukuvuga ngo ubu uri umunyabyaha, kandi nta munyabyaha usaba Imana ahubwo ngo imwumvire, ahubwo ngo amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Hano rero Imana irashaka ko niba dusenga tugira kwizera kandi tukanababarira, kuko ni kubabarira ni ikintu kiza imbere yo kugira ngo duhabwe ibyo twasabye. Kandi rero tujye twibuka yuko Imana itaduha ibyo dushaka byose, oya, ahubwo Imana iduha ibyo dukeneye. Niyo mpamvu rero tugomba kubabarira kandi tugomba kwizera iyo turiho dusenga Imana. Hari ibyo dusaba byatuzinduye, dufite gahunda, hari ibyo tugiye gusaba Imana. Ibyo tubisanga no mu Befeso igice cya 4 murongo wa 32 ngo mubabarirane, mugirirane neza, mubabarirane ibyaha kuko na so mu ijuru data wo mu ijuru yatubabariye. Bigiye rero biri henshi mu butumwa bwiza no muri Matayo igihe Yesu yigishaga abigishwa be isengesho ku murongo wa 12 bavuga ibyo dusaba ko Imana itubabarira, kandi natwe tuyibwira ko natwe twahariye abaturimo imyenda. No ku murongo rero wa 14 na wa 15 muri Matayo naho ni nkangaha muri Mariko uriya murongo wa 26, iyo tubabariye abandi Imana natwe iratubabarira, ariko niba tutababariye ntabwo Imana natwe tubabarira. Aho rero guhitamo neza, kubamo mu buzima bwejejwe, kuko abejejwe aribo bajya imbere y'Imana, aribo bagize itorero. Ni ukuvuga itorero ni ukuvuga abantu bashyizwe iruhande n'Imana, ni abera. Abo rero iyo bagiye imbere y'Imana nibo bagize umuryango w'Imana, nibo bana b'Imana. kuko niko dusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, cyakora ngo bamwemeye bose
bakizera izina rye, nibo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana rero baba mu muryango w'Imana iyo bagize icyo bashaka bakenera. Imana uretse kwiba ikize, ariko ishaka ko tugisaba. Icyo dusaba n'icyo dukeneye. Ntabwo Imana iduha ibyo dushaka byose, ahubwo iduha ibyo dukeneye byose. Inshuti rero bavandimwe, ni ukuvuga ngo niba tugiye gusenga, tujye twibuka ko tugomba kwizera ko ibyo tuvuga bituruka mu mutima wacu, ko ari byo dushaka, tukagira kwizera. Icya kabiri, tukagira kubabarira uwaducumuyeho, uwadukoreye nabi, kugira ngo dushobore kubona icyo Imana iduha. Kandi rero no kubabarira buriya ni umuti. Hari byinshi bikiza iyo ubabariye, ureka guhangayika. Abenshi iyo batababariye hari abagira tansiyo, umutima ugatera vuba, mbese usanga byangiza ubuzima kutababarira. Ni byiza rero ko tubabarira kuko bidufitiye umumaro, kandi na mugenzi wacu twababariye igihe kimwe, kubera imyitwarire, kubera imbuto tweze, ashobora nawe kugirirwa neza n'Imana, akihana, nawe akaba mu muryango w'Imana. Imana rero iduha umugisha. Tuzakomeza tureba ibyo kugira ubuzima bwejejwe, usenga Imana ikatwumvira kandi ikaduha ibyo dukeneye cyane cyane mu buzima bwacu. Imana rero ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.